reka mubwire iva ntabwo wenderuraga unkura mu cyumba cyanjye unjyana niba ari icyanyu niba arashaka kujya kunjugunya muri Nyabarongo icyo nzi cyo wambwiraga ngo ninjye mu cyumba cyawe. Okay ngo nyumva nizere ko utamubwira ibyo kuguterura byo kunterura none se ubwo ngubwo nese wampatirizaga kukivamo gute ntabwo wanteruraga ahubwo uranyibukije iva we ahubwo kare akanyenga umva se ikintu kibabaje kare akanyenga nubwo nkibuka umva se iva banza tumye nkurya neza banza wumve nyine kare akanyenga nubwo nkibuka kereka nk'uburamutse ubikoze ukamvana hanga ukanjyana mu cyumba cyanjye unteruye nyine akanyenga nkagafiringa nyine nkanakumva nkakibuka uburyo wakampaye. Yes ziba bira byose nabikoze umakanyenga ibaze ko wanteruraga unjyana mu cyumba cyanjye kandi ari we wahoraga umbuza kukijyamo we ariko kukinari ubwenge urukundo nta nimwe nari ngufitiye ahubwo no kugira ngo nkuvane mvana umwanda mu cyumba cyanjye ujye ahubwo mukubarizwa. What the fuck uvana iki nisoni umwanda mu cyumba cyanjye wumva ko burari mwena kugira no Iva ahubwo nzongera kukubona mu cyumba cyanjye wise umwanda no ninjye wise umwanda ntago ari umwanda ni mondisa ahubwo me the whole me cyumba cyanjye cyuzuye inzoga gusa waka to hell with you umwanda ni wowe uhisha abantu umugore wawe hako ubundi wazamubwije ukuri noneho tukareba ko ataza urambonera ra nje mwanda hako kuba ntacyo nakubwiye ngo nkubwire nabi yo gusuzuma urugo rwawe ukaza wumva ni mumfate kuko ngo nabaye iki umwanda. Muraho neza bakunze ba filime icyumba cyanjye. Uyu munsi rero bakunze ba filime icyumba cyanjye tugiye kurebera hamwe nanone akandi gace ka filime icyumba cyanjye. Nk'ibisanzwe mbere yuko dutangira urasabwa gukanda subscribe kugira ngo na episode iri bukurikire iyi ngiyi ubashe kuyikurikirana 5/5 kugira ngo ujye ubasha no gukurikirana episode zizatambuka mu minsi iri imbere nta nimwe igucitse. Mu by'ukuri rwose nimba wamajije gukanda subscribe ukanakanda like kuri ino video ukajya no muri comment ukagira ikintu wandikamo rwose turagushimiye cyane. Weho wamajije gukora ibyo byose nawe utaramara kubikora rero wewe utaramara kubikora ndakubwira ati kanda subscribe rwose ukore n'ibyo byose bisabwa kugira ngo dukomeze kujyana 5/5 kuri ino filime icyumba cyanjye. Reka dutangire rero nta gutinda. Ku bantu twatangiranye filime icyumba cyanjye ngira ngo murabibona ko filime rwose igeze ahantu haryoshye cyane. Ngira ngo murabibona ko filime icyumba cyanjye rwose igeze ahantu haryoshye kandi utagomba gucikwa rero. Mu by'ukuri rero ikandire subscribe gusa ibindi byose birikora urajya uyikurikirana aho waba uri hose yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka dutangire rero tudatinze mu bintu byinshi. Ngira ngo murabibonye rwose Tsuki ubwo yari arimo araganira na Koko cyangwa se Claudine. Ngira ngo mwabibonye ko Claudine yahuye n'umusheri we cyangwa se na sheri we. Ahangaha rwose yahuye na sheri we bajya barasohoka. Sheri we agurira Claudine rwose inzoga nyinshi cyane. Claudine aranywa arenza ikigero cy'inzoga agomba kunywa. Claudine ataha yasinze kandi ni ibintu batari bamuziho yuko anywa inzoga. Claudine rero mu gutaha yasinze ngira ngo murabizi namwe kuntu abasinzi bavugishwa. Navuga ko yikozeho, navuga ko amenya amabanga yari yarabitse imyaka myinshi ndetse igihe kirekire. Ndetse aya nayo ari amabanga aziranye we na mama we gusa. Iri ryari ibanga ryo ku buzima bwe bukomeye cyane ndetse ryanamukoraho none ibanga rigiye hanze kubera icupa. Tunaboneramo gutanga inyigisho muri ino filime urw'ibanga. Filime ntago ziba zibereyeho kugira ngo tuzirebe gusa twishime, nyamara tuba tugomba no gukuramo ubutumwa n'inyigisho. Abantu munywa inzoga nawe uri kureba filime rwose uzi umuntu unywa inzoga rwose musharinga iyi video nawe ayirebe arebe icyo inzoga zikoreye Claudine rwose nawe abashe kuba yava ku nzoga. Ngira ngo murabibona ko Claudine
kimwe cya kabiri cyo gutsindira Eva rwose cyarangije gupfa kubera ko yamennye amabanga rwose kubera inzoga. Muntu rero uzi kunywa inzoga urasabwa kuzivaho, inzoga ntabwo ari nziza rwose. Nimba no kuziva ari ibintu bidashoboka, ukanywa resi rwose ukanywa gakeya. Aha ngaha rero uyu mukobwa Claudine yanyweye inzoga nyinshi arenza urugero, none avuze ibintu atagombaga kuvuga, nyamara uko yavugaga aya magambo ari kuvuga buryo ki Miki yarozwe, ari kuvuga buryo ki bashaka no kumwica. Imipangu ya Claudine na nyina yose Claudine arayivuze kandi yari yicaranye na Tsuki nimba wabibonye neza yari afite telefone arimo ararikodinga amagambo yose Claudine yavugaga. Ngira ngo muranabyibuka abantu twatangiranye episode za mbere, ngira ngo murabyibuka ubwo nanone Tsuki yuriye igipangu agasanga rwose Claudine ari kuvugana na nyina bari gupanga kwica Miki kugira ngo Claudine yegukane Eva, ariko rwose Tsuki yarabyumvishe, uriya Claudine ahita yijijisha yigira nk'umuntu utavugaga akomeje rwose, ariko Tsuki amabanga ye yose kuva kera arayazi. Rero yaje kwihererana Tsuki, Claudine yaje kwihererana Tsuki aramubwira ati umva nkubwire Tsuki rwose mbabarira ntuzashyire amabanga yanjye hanze, nzagukorera icyo ushaka cyose ariko mbabarire ntuzandaburize, ati mbabarire ntuzavuge rwose ibyo wumvishe. Tsuki yabwiye Claudine amusaba ko baryamana kugira ngo atamena amabanga, kugira ngo atagira ikintu avuga, yamusabye ko baryamana gusa Claudine yarabyanze. Claudine yarabyanze rwose, ariko ku y'inshuro rwose murabizi rwose nk'umuntu w'umugabo rwose Tsuki ikintu yishakira, uri kubona ko biraza kurangira n'ubundi agitsindiye. Kuba yafashe rekodi rwose ni ikimenyetso cyiza cyane kandi umuntu atapfa guhakana rwose, bivuze ko Claudine naza inzoga niziza kumushiramo akaza kumenya ko Tsuki yamufashe amajwi rwose, urumva ko ibyo atari ibintu ari bwange cyane. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ati ese Claudine naza kumenya ko Tsuki yamufashe amajwi, ese ari bwemere ko baryamana kugira ngo atazatanga amajwi ngo bumve ko ari umugambanyi. Abantu benshi mufite ayo matsiko rwose, ariko rwose reka nze nk'ukumara amatsiko, reka nze nk'ubikubwira rwose. Aha ngaha rwose kuba tuba turi kuganira rwose aba ari uburyo bwo kugira dusobanukirwe, dushire amatsiko muri filime Icyumba cyanjye. Mu by'ukuri rwose Claudine rwose ntabwo ari ibintu yakanga kuba rwose yamufashe amajwi. Impamvu kuko muri episode zahise impamvu Claudine yananze kuryamana na Tsuki, rwose Tsuki ntabwo yari kugenda avuga ati numvishe bavuga ibi ngibi kuko nta kimenyetso yari afite, ni nayo mpamvu Claudine yanze kumwitaho ntiyagira ikintu amufasha. Ariko aha ngaha rwose Tsuki afite ikimenyetso cyiza cyane, amajwi yonyine agomba gutamaza Claudine rwose agashyirwa ahagaragara. Gusa aha ngaha rero ubwo Claudine yamaraga gutandukana na Tsuki agiye kuryama kubera inzoga nyinshi, Tsuki yahise aza ajya kuganira na Eva, aramubwira ati rwose Claudine yasinze yabaye ibyatsi, yabaye ibirere. Aha ngaha rwose Eva aratunguye no kumva Claudine ko yasinze, aramubaza ati Claudine niwe wasinze kandi ntarinzi ko anywa inzoga. Eva biramutunguye rwose, bisa n'ibimubabaje, rwose yibaza ikintu cyatumye koko yiyahuza inzoga. Gusa nubwo Tsuki abwiye Eva ko Claudine yasinze, ntabwo yamubwiye yuko bigeze kugira ibyo baganira. Muri make ntabwo Tsuki yigeze yumvisha iriya rekodi yafashe Claudine, ntabwo yigeze ayumvisha Eva. Tsuki rwose yagumye gutsimbarara ku ibanga. Ese waba uri kwibaza ati ese ko Tsuki yanze kumvisha Eva iyi rekodi afite umugambi ki? Umugambi nta wundi rero Tsuki afite umugambi, aha ngaha navuga ko Tsuki afite umugambi wo kugira ngo abone uko yibonera rwose, cyangwa abone uko yishimana na Claudine. Ariko se ubundi nubwo bakishimana, Tsuki rwose ntabwo azamena amabanga. Nimba ufite amatsiko rwose ujye ukurikirana ino filime wakanze subscribe, nta kintu na kimwe kizajya kigucika.
Twebwe rwose icyo tubagomba ni ukubaha filime 5/5, namwe icyo mutugomba ni ugukanda subscribe kandi kugira mujye mubona uko mureba izi filime natwe bikadushimisha cyane. Mu by'ukuri rero Eva agiye gushaka uyu Claudine mu cyumba, mu kugera mu cyumba cya Claudine aramubura, asanga Claudine ntawe uryamyemo, aribaza ati ese Tsuki ko yarambwiye ngo yagiye kuryama yaba ambeshye cyangwa se Claudine hari ikindi kintu cyaba cyamubayeho. Eva arahangayitse cyane ku kigero kitabaho, nyamara mu by'ukuri twe nk'uko twabibonye uyu Claudine nta kintu na kimwe cyamubayeho ndetse nta n'ikintu na kimwe kibi kigeze kimubahe, kuko mwabonye ko Claudine yagiye kuryama. Ahubwo ikintu gitangaje nk'uko filime yitwa Icyumba cyanjye, Claudine yagiye mu cyumba cya Miki, ntabwo yagiye kuryama mu cyumba cye. Ahangaha rwose Claudine yahise ajya kuryama mu cyumba cya Miki ndetse n'umugabo we Eva. Ngira ngo mubonye ko filime rwose isa n'igarukiye ahantu rwose Eva yari arimo arashaka Claudine amubuze. Rwose Eva afashe inzira akomeza kumushaka mu nzu hose amushakisha, mu kugera mu cyumba cye amusangamo, asanze yasinze rwose akiri kwigamba, arimo aravuga ati rwose ntabwo Miki weho uzatubyarana uwo mwana, ntabwo uzigera uterwa inda ngo bikunde. Asanga Claudine arimo arivugisha ibintu byinshi cyane rwose, nawe arabyiyumvira. Mu by'ukuri rwose na Tsuki asigaye ku ruhande ari kwitekereza, aravuga ati ese naguma guhishira aya mabanga, ese naguma guhishira ibi binyoma, ati uwakumvisha Miki iyi rekodi ko wabona ahise ananyongeza umushahara, nanjye akanzamurira amafaranga nkagira ikintu nigezaho, kuko rwose ntabwo nawe mukoreye ikintu cyiza gutya ngo abure kunyongeza umushahara kubera amafaranga. Rero Tsuki rwose afashe umwanzuro wo kujya kumvisha Miki rekodi y'ibyo Claudine yavugaga. Mu by'ukuri rwose Miki arabyumvishe, arababara, aratangara cyane kumva ko mukuru we rwose ari uwo kwifata rwose akamwicira ejo heza he hazaza rwose. Aranibajije ati burya niyo mpamvu rwose njye n'umugabo wanjye turyamana ariko ntihagire ikintu kivamo, bikarangira ntatwite. Miki agahinda karamwishe rwose, noneho anatungurwa no kumva ko Claudine afatanyije rwose kwanga Miki rwose na mama we. Miki arababaye cyane kumva ko na mama we rwose ari umuntu umwe mu banzi be, rwose bihise bimutera kwibaza ati ese ubundi uriya ni mama? Kandi mu by'ukuri wibuke ko muri episode yatambutse ejo bundi mu minsi yashize, ngira ngo muranabyibuka ko Claudine yigeze kubaza mama we ati ariko ubundi ko ari njye ukunda cyane kandi ari njye mukuru, ati kubera iki udakunda Miki, cyangwa se akaba ari njye wanga kubera ko ari njye mukuru, ukaba wakunda Miki ari we kubera ko yaba ari we mutoya. Nyine yaramubwiye ati rwose ntukambaze ubugoryi, asa n'uwanga kumusubiza iki kibazo rwose, asa n'ubica ku ruhande, ntiyamusubiza impamvu adakunda Miki. Na Miki rero ahise yibaza ikibazo, aribaza ati ubundi uriya ni we mama? Ati ngiye gukora iperereza ubundi menye ati uriya ni we mama cyangwa se ni muka data. Iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane Miki yibajije, kandi urumva ko kiri guhurirana no kuba uriya Claudine yarakibajije mama we, rwose mama we ntihagire icyo amusubizaho. Rero nk'abantu tubakunda, nk'abantu dukunda rwose, dukorera filime mukayireba umunsi ku munsi mukagenda mukuramo isomo. Nubwo mama wa Claudine ndetse na Miki atasubije Claudine kiriya kibazo rwose, nubwo atakimusubije, reka nse n'ukibasubiza rwose, kugira ngo umwanya tuba twataye turi kureba iyi video rwose mutajya musigara mufite amatsiko menshi. Reka nze no kumara amatsiko nkubwire ukuri, rwose mu by'ukuri Miki ntabwo ari uhuriye mugore mu by'ukuri, cyangwa se mu magambo make Miki ntabwo avukana na Claudine, ahubwo rwose mama wa Claudine ni muka data wa Miki, ariko Miki ntabyo azi. Ese nayimenya bizagenda gute? Reka nkubwire ngo ndabakunda rwose, duhure muri episode ikurikira. Ciao ciao, turabakunda cyane.